Buri mwaka ku itariki ya 25 Ukuboza isi yose biri mu byishimo byo kwizihiza ivuka ry'umucunguzi w'isi n'abantu Yezu w'i Nazareti. Kuri uwo munsi usanga abantu bishimye bigaragazwa n'impano bahabwa, amafunguro bafata uwo munsi n'imyenda yo kurimbana abenshi bambara kuri uwo munsi, cyane ko natwe mu cyaro twabaga tuzi kari hame ko kuri Noheli ababyeyi babaga bagomba kutugurira imyambaro mishya ndetse bakaduha n'izindi mpano. Uyu munsi ntiwizihizwa mu muryango gusa, ahubwo no mu miryango umuntu yakwita migari rutimwe dusanzwe tubamegizwe na papa, mama ndetse n'abana, ahubwo usanga mu matsinda y'abantu bafite ikintu icyo ari cyose bahuriyeho bizihiza uwo munsi, kuko hashyirwaho amahuriro ahuriza hamwe abanyamuryango kugira ngo babashe kwizihiza uwo munsi bari kumwe. Mu kwizihiza uwo munsi bakoresha amafaranga menshi bagura ibintu bifite agaciro kuruta ibyo bari basanzwe bagura mu yindi minsi. Bivugwa ko ku munsi wa Noheli abantu bakoresha ibijya kungana neza n'ibyo baba basanzwe bakoresha mu mwaka wose. Nko mu gihugu cy'Ubwongereza mu mwaka hose haribwa dendo miliyoni 15, ariko ku munsi mukuru wa Noheli gusa abaturage b'Ubwongereza barya miliyoni 5 za dendo zose ziribwa mu mwaka wose. Ubwo ni ukuvuga ko havuye umunsi wa Noheli mu Bwongereza haribwa dendo miliyoni 10. Ubwo ni 1/3 cya dendo ziribwa mu gihugu cy'Ubwongereza zose ziribwa ku munsi wa Noheli. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika dendo miliyoni 22 nizo ziribwa kuri Noheli. Ntituvuze amamiliyaridi y'inkoko, ihene ndetse n'ingurube n'amamiliyoni y'inka aribwa kuri uwo munsi. Buri mwaka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'umuryango we bifuriza Noheli nziza abanyamerika bose, by'umwihariko abashinzwe umutekano w'igihugu. Aha ni ku itariki ya 25 Ukuboza 2019, aho Perezida Donald Trump n'umugore we Melania bahuraga n'abasirikare bakabifuriza Noheli nziza. Today is a day that I've been looking very much forward to all year long. It's one that we have heard and we speak about and we dream about. And now as uyu munsi ni umunsi nari ntegerezanyije amatsiko kuva umwaka watangira. Uyu ni umunsi twahoze twibazaho, dutekerezaho kandi turota. Nka Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ngombwa kandi ni inshingano zanjye kwifuriza abanyamerika ndetse n'isi muri rusange Noheli nziza. Ndifuza gushimira buri umwe wese waje kwifatanya natwe hano imbere ya White House, inzu nziza cyane, n'abandi bari kuturebera mu ngo zabo bareba urumuri rw'iki giti gitangaje cya Noheli. Muri buri kinyejana, haba mu bihe byiza cyangwa bibi, buri mukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ayobora umuhango wo kwifuriza abaturage Noheli nziza, umuhango wayobowe bwa mbere na Perezida Coolidge. Mu mwaka w'1870 Perezida Ulysses S. Grant yasinye amasezerano yo kugira Noheli umunsi w'ikiruhuko mu gihugu hose, ari nabyo uyu munsi twakoze. Kuva mu bihe bishize, Amerika izwi nk'igihugu gisenga kiramya Imana kuri uyu munsi. Melania nanjye twishimiye gutangirana namwe iki gihe cy'umugisha cya Noheli. Melania and I are full of joy at the start of this very blessed season. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Iri jambo ahanini riherekezwa n'amafaranga yongerwa ku mishahara y'abakozi ba leta, by'umwihariko abashinzwe umutekano bafasha kwizihiza uyu munsi. Ushobora kwibaza uti abadafite ubushobozi bwo kubona ibyishimo kuri uwo munsi, cyane ko tuzi ko ibyishimo bihenda, babyitwaragamo bate? Amateka tubwira ko umugabo witwa Nicola ukomoka mu gihugu cya Turikiya wabayeho hagati y'umwaka wa 250, bikaba bivugwa ko yafashaga rubanda rugufi kwizihiza uwo munsi. Ese si n'uwo munsi gusa yafashaga abantu batishoboye, ahubwo gufasha byari biri muri kamere ye, kuko byaje gutuma agirwa n'umutagatifu. Turaza kubibona. Uyu Nicola niwe witiriwe Père Noël, ari nawe uyu munsi tugiye kurebera hamwe byinshi kuri we. Muri kumwe na Amani Jackson y'Inyarc TV impamyabumenyi, televiziyo yibanda ku nkuru zifite aho zihuriye n'uburezi. Turagusaba gukanda subscribe kugira ngo inkuru zose dukoze zijye zikugeraho. Buri tariki ya 25 Ukuboza buri mwaka abana bato bahabwa impano n'ababyeyi zitandukanye, bakabwirwa ko ari Père Noël wazibahaye, bityo abana bikabashimisha cyane. Uyu Père Noël usanzwe witwa Nicolas de Bali cyangwa Nicolas de Mer, ni umunyaturikiya wavutse muri 150 nk'uko nabibabwiye. Akaba yari yarihaye Imana. Mu mibereho y'uyu mugabo yakundaga abana cyane, abapfakazi ndetse n'abakene, dore ko yabahaga ubufasha bwose ashoboye.
uyu Nicola yafashaga abatishoboye abaha impano zitandukanye, dore ko byageraga mu gihe cy'ubukonje bukabije abana akabaha imyambaro ibafasha kubwirinda igizwe n'imipira itukura irimo n'umweru muke hamwe n'ingofero. Mu gihe umwami Dioclès yayoboraga ibihugu biri ku mugabane wa Aziya, habaye akarengane k'abakristo akabica, abandi bakajyanwa mu nzu z'imbohe izi bita gereza. Muri icyo gihe na Nicola yajyanwe muri gereza azira kuba umukristo. Nyuma y'aho umwami Dioclès atanze, yaje gusimburwa n'umwami witwa Constantin. Yategetse ko babohora imbohe zose z'abakristo ziri mu nzu z'imbohe. Nicola nawe arafungurwa asubira muri bya bikorwa bye byiza byo kwita ku batishoboye. Kubera ibyo bikorwa byose yakoze akiri ku isi, uyu Nicola byamuviriyemo kuba umutagatifu, akaba yizihizwa tariki ya 6 Ukuboza buri mwaka. Kubera ko Noheli ari umunsi wahariwe abana kandi nawe bikaba bizwi neza ko yakundaga abana, ibi nibyo byatumye ababyeyi bo mu bihugu bimwe na bimwe by'i Burayi basanisha ibikorwa yakoreraga abana n'umunsi wa Noheli, kandi akaba yaranagizwe n'umutagatifu. Ibi byose byarahujwe aza kwitirwa Père Noël. Abarwanya umuhango wo gutanga impano ku bana bakabwirwa ko bazihawe na Père Noël babihera ku ijambo riri muri Bibiliya mu gitabo cy'Abagalatiya ibice 6:7. Haragira hati: ntimuyobe, Imana ntinegurizwa izuru, kuko ibyo umuntu abiba ari byo azasarura. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Ngaba bemeza ko amadini yamaze kubiba imbuto z'inyigisho za gipagani mu mirima yayo. Bati ntiyagombye gutangazwa nuko yejeje urumafu. Urumafu ni igihingwa cyera mu ngano, kiba gisa neza n'izo ngano, ariko nta musaruro gitanga nk'izo ngano, ahubwo kigabanya umusaruro izo ngano zari buzatanga. Abarwanyi batanga ubusobanuro k'iri jambo risobanura neza ko umunsi wo kwizihiza ivuka rya Yezu wahindutse urwitwazo rwo gusinda, kurara inkera, gusanga buzuye amaduka aho kugira ngo buzure insengero, ngo ahubwo bakishora mu myenda kugira ngo bagure impano. Abana babo baba badashobora gutandukanya Père Noël na Yezu. Mu bihugu byinshi bitemera Noheli nk'umunsi mukuru wo kwizihizwa, aho usanga hashyirwaho n'ibihano byinshi kandi bikomeye ku muntu wahirahiriye kuwizihiza. Usanga izi mpano zitangwa ku buryo bucecetse cyane udashobora kwiyumvisha. Mu gihugu nka Korea ya ruguru, umwaka ushize Perezida Kim Jong-un yahagaritse Noheli n'indi mihango yose bifitanye isano, ahubwo ategeka abaturage b'igihugu cye ko ku itariki nk'iyi twizihirizaho Noheli bo bagomba kujya bizihiza nyirakuru witwa Kim Jong-suk wavutse ku itariki ya 25 Ukuboza mu mwaka w'1919. Uyu yari umugore wa mbere umwe mu bavuga ko bashinze igihugu cya Korea ya ruguru, Kim Il-sung. Uyu mugore kandi bakunda kumwita the scared mother of revolution. Umunyakorea ya ruguru witwa Johnson ariko buri mu buhungiro yatangaje ukuntu mu gihugu cye bafata Noheli. Usanga muri uku kwezi kwa 12 abaturage ushobora kugenda ukababaza uti ese niki muzi kuri Noheli? Ibisubizo bose bahuriraho bazakubwira bati Noheli. Ibyo ni ibiki uri kutubwira? I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Ubusanzwe muri uku kwezi abaturage benshi ba Korea ya ruguru baba baha agaciro amasabukuru y'abayobozi babo bazwi ku izina ry'abakims. Abakims ni abayobozi bategetse Korea ya ruguru kuva igishingwa. Si muri Korea ya ruguru gusa Noheli ndetse n'indi mihango yose yiherekejwe ibujije, ahubwo hano hafi muri Somalia kuva mu mwaka wa 2015 ibirori byose bifite aho bihuriye n'uwo munsi byavanyweho. Ibi byakurikiwe n'itegeko ryashyizweho rishyiraho amahame adasanzwe ya Kisilamu, Sharia. Aha leta yamenyesheje abaturage bose ko batagomba kwizihiza Noheli kuko ngo ngari y'abakristo gusa. Ibi byavuzwe na meya wa Mogadisho mu kiganiro yagiranye n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters. Yagize ati Noheli ndetse n'indi mihango yayo yose ntabwo izongera kwizihizwa muri Somalia kubera impamvu ebyiri. Iya mbere nuko Somalia ari igihugu cy'abayisilamu kandi hano nta dutsiko tw'abakristo tuhaba. Iya kabiri nuko Noheli ari y'abakristo nyine ntabwo ari y'abayisilamu. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Mu gihugu bivuga ko uyu Père Noël akomokamo aricyo Turikiya, umubare w'abakristo ni 0.2% by'umubare w'abaturage bose. Bikaba bihamya neza ko naho batizihiza uyu munsi
nubwo bivuga ko ari uyu mugabo akomoka, nubwo hari abemeza ko uyu mugabo inkomoko ye itari muri Turikiya ahubwo yari umuvugabutumwa w'umugereki wakomokaga mu mujyi witwa Mayla, umujyi wo mu majyepfo y'uburengerazuba bwa Anatolia cyangwa Turikiya y'ubu. Mu kinyejana cya 4 inkuru zivuga ku bitangaza byakorwaga na Nicola byakwirakwiye mu majyaruguru y'Uburayi, aho abaturage b'ibyo bihugu bagiye bavanga inkuru zimuvugwaho kubw'impamvu zabo bwite. Uko ibihe byagiye bisimburana ku gace yavukiyemo mu Bugereki kaje guhuzwa na Anatolia kuva mu kinyejana cya 15. Ako gace kamira ubu kitwa Dimre, gaherereye mu ntara ya Antalya, ni muri Turikiya y'ubu. Mbere y'umwaka w'1931 Santa Cruz yarangwaga n'amabara y'umweru n'icyatsi. Ushobora kuba wibajije impamvu aya mabara yahinduwe, kuri ubu tukaba tubona umweru n'umutuku. Nta kinyobwa uzi gikunze gukoresha aya mabara? Nibyo, ntago wibeshye, ni Coca-Cola. Kuva mu mwaka w'1931 uruganda rwa Coca-Cola rwakoresheje Santa Cruz cyangwa amashusho ya Père Noël mu kwamamaza bimwe mu bicuruzwa byayo. Kuva icyo gihe kugeza magingo aya, uyu mugabo aracyarangwa n'amabara y'umutuku n'umweru. Iyi ni RTC TV impamyabumenyi, nitwa Mani Jackson. Turabasaba gukomeza kudushyigikira mukanda subscribe, mukora na share kuri channel yacu. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad. Feliz Navidad.